inshuti bakunze ibijwi ry'ubumenyi TV turabakunda kandi murabizi. Uyu mwanya rero ni umwanya mwiza tuba twafashe nk'ijwi ry'ubumenyi TV kugira ngo tuvuge kuri bimwe na bimwe byatugirira umumaro. Inshuti bakunze rero nk'uko musanzwe mubimenyereye mucyumvira ijwi ryanjye ku ijwi ry'ubumenyi TV, mumenya ko muri kumwe na Juvenal Turiki. Mwari mumenyereye mu byegeranyo, mumenyereye mu makuru, gusa inshuti zanjye ndabararitse kuko tugiye kuba tudasanzwe. Natinze kubonana namwe, gusa nari ngitegura, ntari nyongera ibirungo mu byo ndimo kubategurira. Rero tugiye kugaruka mu buryo budasanzwe, tugiye kugaruka tubara inkuru, mbazaniye inkuru nziza cyane. Tugiye kujya tuvuga ku nkuru z'urukundo, inkuru za politike, inkuru z'ubuzima busanzwe ndetse n'ibindi. Gusa kuri uyu munsi rero mbazaniye igice cya mbere cy'inkuru tugiye gutangira kuri uyu munsi. Tugiye kubagezaho inkuru mbarankuru ijyanye n'ubutabera, yerekana uko umuntu ashobora kurokoka icyenda kumukoraho mu gihe byari biteganyijwe byose ngo yamburwe ubuzima ku maherere byamaze gushyirwa ku murongo. Iki ni igice cya mbere rero cy'inkuru twahaye umutwe uvuga ngo uko imbwa yakijije uwari ugiye kwicirwa icyaha atakoze. Ni igice cya mbere. Inshuti yanjye rero ndakwinginze, ndakuraritse kurikira iyi nkuru kuko hari ikintu kinini iri busiga mu buzima bwawe cy'impinduka. Inshuti bakunze rero nimunyemerere twanzike n'inkuru yacu, ariko ndabanza nibariza ikibazo. Mbese inshuti yanjye, wegeze kubona umuntu yambura undi ubumuntu? Wegeze kubona umuntu afata undi muntu akamwita imbwa? Ese inshuti yanjye, ni ryari bwo wigeze kubona umuntu afata imbwa akayiha uburemere ndetse yewe akayiha ubushobozi nk'ubw'umuntu akayita umuntu? Nyamara hari abantu twifuza kwitwa abantu, abandi bakatwita imbwa. Birababaza inshuti yanjye. Inshuti yanjye, ushobora kubyumva ukumva biragoye kuba umuntu yafata imbwa ngo yite umuntu, narangiza ngo afate umuntu amwita imbwa. Ariko ndaguha urugero ruto rwumvikana. Uzumva umuntu umwe aravuze ngo ndetse agaragaje ububasha bw'imbwa ye, narangiza avuga ati imbwa yanjye ni akagabo. Inshuti yanjye, ndakwibutsa ko n'agato kava kwiguye. Burya uwo muntu ufashe imbwa akayita akagabo, burya nta kindi kintu na kimwe kibarwa nk'umugabo uretse umuntu. Inshuti yanjye, iyo avuze ngo ni akagabo niyo bivuze ko yaba n'umugabo, kuko burya akagabo ni ipfobyo y'umugabo. Inshuti yanjye, ese wegeze kubaho ubabaye? Ese wegeze kurenganwa? Ese wegeze kubeshyerwa? Ese wegeze kubivamo? Inshuti yanjye, utabawe mu buryo utakekaga, ese wiyumvishe gute? Reka dukurikirane inkuru yacu. Iyi nkuru rero ni iy'umugabo witwa Pierre, utuye mu gihugu utuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi nkuru rero, hari umugabo wari warakatiwe urwo gupfa ashinjwa icyaha atakoze cyo kwica umuntu. Ni icyaha yegeretsweho n'abayobozi b'ikigo yakoreraga cy'ubwubatsi nyuma yo gutahura impapuro zabashyiraga mu majwi hamwe n'abayobozi b'ibanze bari baramunzwe na ruswa muri icyo kigo. Nyamara rero iyo hatabahimbwa Hugo, uyu mugabo witwa Pierre yari agiye gushyirwa ku ntebe y'amashanyarazi nka bumwe mu buryo bwakoreshwaga kera mu kwica abafungwa bakatiwe igihano cyo kwicwa. Maze rero Pierre nawe yari ari umwe mw'abo ngabo, yari afungiwe ahantu ha wenyine ategereje urupfu.
inkuru yacu rero iratubwira ngo mu gitondo kibanziriza umunsi Pierre yagombaga kwicirwaho muri gereza hari imbeho nyinshi nta n'inyoni yatambaga, amaze Pierre agiye kumva yumva udutambwe tugendagenda mu kirongozi cya gereza tugana mu cyumba Pierre yari afungiwemo. Kari akumba gato cyane yari agafungiwemo wenyine, maze Pierre nyuma yo guhamwa n'icyaha atari yarakoze, Pierre bari baje kumuha amahirwe ya nyuma yo kuvuga icyifuzo cye mbere yo kwicwa, ariko nyamara icyatunguye abayobozi ba gereza ni uko icyifuzo cya Pierre cyari icyifuzo cya nyuma, ariko nyamara nticyarebaga inshuti ye, yewe nticyarebaga umuvandimwe, yewe nta muntu n'umwe cyarebaga mu muryango we ndetse bisi nta nubwo cyarebaga gereza ngo abe yasaba imbabazi, ahubwo igitangaje ni uko icyifuzo cya Pierre cya nyuma cyari ukubona imbwa ye Hugo. Yari imbwa yari amaze imyaka 5 atabona. Inshuti yanjye yibaze se Pierre ni iki cyamuteye ibi bintu, ni iki cyatumye amahirwe ye ya nyuma kugira ngo atange icyifuzo cye cya nyuma nta nshuti yo mu muryango yarebaga, yewe nta muvandimwe, nta mubyeyi, nta muturanyi, yewe ntanasaba imbabazi, ahubwo akitabaza imbwa ye Hugo. Yambwa niyo yari yaramubaye hafi mu gihe abandi bari baramutaye. Ibaze inshuti yanjye, hana abantu bose bakwinuba ugasigara n'iryo tungo ryawe, imbwa yonyine ariye kwitayeho, ariye gufitiye impuhwe, ndetse abandi bose muri cya gihe baba baragutaye. Inkuru yacu rero iratubwira ngo mu gitondo kibanziriza umunsi Pierre yagombaga kwicirwaho muri gereza hari imbeho nyinshi nta n'inyoni yatambaga, amaze Pierre agiye kumva yumva udutambwe tugendagenda mu kirongozi cya gereza tugana mu cyumba Pierre yari afungiwemo. Kari akumba gato cyane yari agafungiwemo wenyine, maze Pierre nyuma yo guhamwa n'icyaha atari yarakoze, Pierre bari baje kumuha amahirwe ya nyuma yo kuvuga icyifuzo cye mbere yo kwicwa, ariko nyamara icyatunguye abayobozi ba gereza ni uko icyifuzo cya Pierre cyari icyifuzo cya nyuma, ariko nyamara nticyarebaga inshuti ye, yewe nticyarebaga umuvandimwe, yewe nta muntu n'umwe cyarebaga mu muryango we ndetse bisi nta nubwo cyarebaga gereza ngo abe yasaba imbabazi, ahubwo igitangaje ni uko icyifuzo cya Pierre cya nyuma cyari ukubona imbwa ye Hugo. Yari imbwa yari amaze imyaka 5 atabona. Inshuti yanjye yibaze se Pierre ni iki cyamuteye ibi bintu, ni iki cyatumye amahirwe ye ya nyuma kugira ngo atange icyifuzo cye cya nyuma nta nshuti yo mu muryango yarebaga, yewe nta muvandimwe, nta mubyeyi, nta muturanyi, yewe ntanasaba imbabazi, ahubwo akitabaza imbwa ye Hugo. Yambwa niyo yari yaramubaye hafi mu gihe abandi bari baramutaye. Ibaze inshuti yanjye, hana abantu bose bakwinuba ugasigara n'iryo tungo ryawe, imbwa yonyine ariye kwitayeho, ariye gufitiye impuhwe, ndetse abandi bose muri cya gihe baba baragutaye. Pierre rero urukiko, itangazamakuru, yewe n'umuryango we bwite bari baramutereranye, ariko nyamara imbwa ye Hugo ntiyigeze itezuka gutegereza Pierre, nubwo isi yose yari yaramuteye umugongo mu gihe kitari gitoya, igihe cy'imyaka 5 yose nta wundi yari afite wo kumwitaho, nta nyentaho. Pierre rero yaravuze ati nta kindi nifuza usibye kubona Hugo imbwa yanjye nkayibona bwa nyuma. Huye ari Pierre mu ijwi risaraye cyane, ariko nyamara ryihagazeho. Ubwo abacungagereza bararebanaga birabashobera, amaze icyifuzo nk'icyo nticyari gisanzwe, ariko kubera agahinda kari mu maso ya Pierre, umuyobozi wa gereza yarabimwemereye, amaze Pierre yashakaga kureba imbwa ye bwa nyuma, imbwa ye Hugo. Uwo munsi rero bahise bamuzanira Hugo bayishyira mu mbuga ya gereza. Ni imbwa yo mu bwoko bita Labrador. Ni imbwa rero zirangwa no kugira uruhu rwiza n'ubwoya bunoze kandi bukeye cyane, ukaba wagira ngo iri ahantu ukaba wagira ngo rero iyo mbwa iri ahantu hari urumuri bitewe n'ubwoya bwayo.
ikibunda cyari kibuditse abacungagereza bifubitse, ariko nyamara ahubwo ihageze bose barasusurutse. Ahubwo ibonye shebuja Pierre yahise imusanga yiruka cyane iramusimbukira kubera urukumbuzi bombi bari bafitanye, yaba Pierre yaba n'imbwa ye Hugo bari bakumburanye cyane. Amaze Pierre nawe arayihobera cyane, amarira amutemba ku matama yombi. Abacungagereza nta n'umwe wakomaga, bigaragara ko ku kanya hagati ya Hugo na Pierre kari ikintu kidasanzwe. Si cyari gisanzwe kuri Pierre na Hugo gusa, ahubwo no kubarebaga bose ako kanya kari akadasanzwe. Igihe rero Pierre yarimo yagaza imbwa ye, yumvisha akantu gafunze ku runigi rwayo, ndavuga imbwa ya Pierre yitwa Hugo. Maze Pierre agiye kureba asanga n'akabasha gatoya kari ku runigi rwa yambwa. Umutima wa Pierre warasimbutse. Pierre aribaza ati ese mana aka ni agaki, ninde wakohereje, kubera iki wari bwo babikoze, mbere ya byose se bisobanuye iki? Pierre umutima waramuriye, Pierre biramucanga, Pierre yibaza byinshi. Inshuti yanjye ibaze nawe uri nka Pierre, imbwa yawe umaze imyaka 5 utayibona, niyo wifuje kubona muri uwo mwanya. Amaze nyuma y'imyaka 5 ije yamura urunigi rwayo yitwaye makabasha. Ese inshuti yanjye mu gihe utaragafungura, mu gihe utarakareba ikindi, watekereza iki? Ese wakiyumva gute muri uwo mwanya? Inshuti yanjye byibaze nawe. Ibyari biri muri ako kabahasha rero byari bigiye guhindura ibintu byose. Amaze Pierre atangira kudagarwa, afungura akabahasha ibiganza birimo gutitira. Abacungagereza baraho nabo bari bamuhanze amaso. Amaze gufungura asangamo agapapuro kanditseho ngo waragambaniwe, ukuri wishe mu nzira ku musozi, wicika intege kandi komera. Umutima wa Pierre wahise usimbukira hejuru. Pierre atangira kwibaza byinshi, aho kandi akangira kwibaza uwakamwoherereje. Nyamara yaje gusobanukirwa neza, asanga kandi ko naka Sofia, umukobwa bigeze gukundana, kaza kuburirwa irengero mbere gato y'ifungwa rya Pierre. Hari hashize imyaka myinshi atekereza ko Sofia yatewe ubwoba ngo atazagira icyo avuga, kuko yarazi byinshi ku kibazo cyatumye Pierre afungwa. Amaze Pierre amaze kubona kandi ko amaze kubona n'uwo kohereje, amaze no gusoma ibyanditseho, umutima urushaho kumurya, atangira kwibaza byinshi biramucanga. Nyamara Pierre ntacyo yari afite cyo gukora muri uwo mwanya. Pierre rero umuyobozi w'abacungagereza witwa Michel akimubona afite kagapapuro, anabona ko Pierre yahindutse, niko kumwegerera amubaza ati nibiki. Nyamara mu gihe abandi bacungagereza barebanaga amakenga, Pierre ahita abika kagapapuro mu mufuka arasubiza ati ntacyo, n'akantu kanyibukije ibihe bya kera. Pierre yageragezaga kwerekana ko nta cyabaye, nyamara Michel abanza kumukemanga ariko yanga guhatiriza. Yari yabonye neza ko yari yarabonye neza uko abafungwa benshi baba bamerewe iyo buri buke bajya kwicwa. Yarazi ko ibihe nk'ibyo biba bitoroshye. Hagati aho ariko imbwa ya Pierre Hugo yahise itangira guhuma mu ijwi rituje, isa nkaho yumvisha ikintu kidasanzwe. Naho Pierre we yari arimo kurwana n'amarangamutima yibaza ibibaye. Yarazi neza ko nta gihe yari asigaranye, kandi ko ariyo nzira yonyine yari abonye yo kumufasha cyangwa se kumutabara.
ubwo rero Pierre atangira kwibaza uko azabigenza ngo atangire iperereza ku ruhande rwe kandi ari muri gereza nyamara yaburaga amasaha make ngo yicwe. Iryo ryari ijoro rya nyuma nshuti yanjye, ibaze nawe se watekereza iki? Ntacyo kugufasha ugifite, ntacyo wabikoraho. Pierre yakomeje kwibaza uzabimufashamo. Muri uwo mugoroba rero Pierre yahamagaye Michel, ndavuga wa mukuru w'abacungagereza, amaze amujyana yerereye ngo baganire. Haramubwira ati nkeneye kumfasha, yavugaga mu ijwi rihangayitse cyane. Amaze Michel asa n'uzinze umunya, haramusubiza ati Pierre, urabizi ko ntacyo nashobora gukora kandi ejo niwo munsi wa nyuma, byarangiye nta bujurire bugishobotse. ubu yari Michel mu ijwi ryuzuye agahinda. Maze Pierre aramusubiza ati ndabizi ariko ntega amatwi, uranzi hano mumaze imyaka 5 kuko wemera ko nshobora gukora ibintu nk'ibyo banshinja. Amaze Michel amara akanya ntacyo avuga, nawe niyabyiyumvishaga byari byamurenze. Mu gihe cyose yari amaze muri gereza, ndavuga Pierre yitwaraga neza ku buryo budasanzwe, yirindaga kujya mu mirwano n'abandi bafungwa cyangwa guteza ibibazo. Ariko kuri Michel gufasha imfungwa byashoboraga kumwirukanisha. Amaze hashize akanya gato Michel abaza Pierre ati none se urifuza ko nkora iki? Pierre amwereka agapapuro amusaba kujyana imbwa ye Hugo ku izina ry'ahantu handitse muri bwa butumwa. Aramubwira ati ushobora gusangayo Sofia cyangwa se ugasangayo ibimenyetso bishobora kundenganura. Amaze Michel yitegereza aka gapapuro, Hugo nayo ukabona ko isa niyamenye ubukana bw'ibibazo shebuja yari arimo Pierre. Michel rero akimara gufata aka gapapuro Hanas maze gusoma ibyanditseho, amaze no kumva ibyo Pierre yaramaze kumubwira, Michel yitsa imitima abwira Pierre ati urabizi ko ndamutse mfashwe nabura akazi kanjye. Pierre ati ndabizi rwose, ariko nyakubahwa Michel nutabikora ndicwa ndengana. Nyuma y'umwanya muremure Michel abyibazaho yarabyemeye. Mu rukerera bose bakiryamye asohora Hugo muri gereza hayijyana kuri ya nzira ku musozi. Ni inzu yari yatawe ubona ko iteye ubwoba. Hugo yasaga niyobowe n'ubwenge karemano, nta kwibeshya kwabagamo. Maze bahageze Hugo itangira guhunahuna izenguruka inzu hirya no hino. Michel akayikurikira nta guhuga, agenda ashakisha n'itoroshi ashakisha inzira. Hashize akanya gato Hugo ihagarara bitunguranye, itangira gucukura ubutaka ishishikaye cyane, imbaraga zidasanzwe, ubona ko ibyishimiye rwose. Amaze Michel arayegera. Michel yamuje gutungurwa, igihe yabonye byaramutangaje. Wakibaza uti ni ibiki? Wakibaza ndetse n'iki Michel yari abonye cyamutangaje? Reka tugaruke mu kanya. Aho hantu rero Hugo yakomeje gucukura n'imbaraga zidasanzwe, ubona ko ishishikaye. Hari hatabye agasanduku gakoze mu cyuma. Michel rero akimara kukabona yaragafashe agafungura yigengesereye cyane, asangamo impapuro zitandukanye, amafoto na USB, asangamo flash disk, byose byari biriho amakuru ya ruswa, ashyira mu majwi abantu bibikomerezwa n'ibimenyetso nakuka ko Pierre yagambaniwe kugira ngo bakingire ikibaba ba nyir'ubwite. Michel yarabibonye biramushobera. Michel yarabibonye aratangara. Mu muntu ushinzwe kubahiriza itegeko rero Michel yarazi neza ko ibyo bihagije kugira ngo bongere basubukure urubanza. Nyamara Michel mwibuke neza yaramugafashwe ari gufasha Pierre, yagombaga kubura akazi ke bya burundu. Nyamara Pierre nawe harabura umunsi umwe gusa iryo joro riri buke Pierre ajyanwa kwicwa. Ese inshuti yanjye uribaza biri bugende gute? Ese
ese muvandimwe Michel muratekereza yuko uyameye kwishyira muri risike ntacyo agamije kindi ari gufasha Pierre ntamuzi n'imfungwa nyamara Michel niwe wari ushinzwe kurinda Pierre ariko niwe winjiye mu kibazo cye niwe ugiye kumufasha ese nshuti yanjye uri Pierre ugafashwa na Michel bikarangira ukuwe kuri rwa rupfu ese wazamwitura iki ese nshuti yanjye ubu ni Michel wakemera ko Pierre yicwa wamaze kubona ko arengana inshuti yacu rero iki ni igice cya mbere tuzagaruka n'icy'ubutaha turakwingingira kuzakurikira iyi nkuru uko ni wowe yagenewe iri ni ijwi ry'ubumenyi TV rarikira inshuti umuvandimwe umuturanye ukanda subscribe ku ijwi ry'ubumenyi TV amaze tujye tubana umunsi ku wundi turakunda kandi cyane wowe kandi subscribe Imana ikongereye imigisha iterambere no kugera ku ntego nibyo tukwifurije turakunda kandi cyane